Welcome to Literature TV. We are still in poetry. Now, the poem that we are going to talk about and of course analyze as usual is the poem which has been written by the poet Langston Hughes. Is a Black American. The poem has the title of I Too Sing America. So pay attention to the poem and to the explanations. I think that you will feel satisfied in the end. I thank you so much for being with me on this platform. Reka mbashimire cyane mwebwe muri kuri Literature TV n'abandi mwese mutarayigeraho mukore ibishoboka byose ariko bazabimenya ari uko mwabibafashijemo. Try to share this content kugira ngo n'abandi nabo babashe kumenya ko hari channel ibasobanurira ibijyanye na literature mu buryo bwiza kandi bwizewe. Rero igisigo tugezeho ni cy'umusizi witwa Langston Hughes. Uyu nguyu akaba ari umunyamerika w'umwirabura, abo bita abanwari Amerika cyangwa se Black American. Urumva ko ni aba bafite inkomoko muri Afrika birumvikana. Igisigo cyero cyitwa I Too Sing America, bivuze ngo nanjye ndirimba Amerika. Ese ubwabyo iyi title y'iki gisigo cyangwa umutwe w'iki gisigo ukiwumva urahita utekereza iki? Kugira ngo rubashe gusobanukirwa na poetry nuko ugomba gusesengura buri kintu cyari cyo cyose uhereye kuri title cyangwa se ku mutwe w'inkuru. Ugomba kubanza ukawibazaho, cyangwa se umutwe w'icyo gisigo ugomba kubanza ukawibazaho ukawusesengura. Bishobora kuza kuguha understanding ibisigaye byose. So now reka rero dutangire. Umupoet aratangira agira ati I too sing America, I'm the darker brother. They send me to eat in the kitchen when company comes. So ahangaha aratangira avuga ati nanjye ndirimba Amerika, ndi umuvandimwe wirabura, banyohereza mu gikoni nkaba ariho njya kurira iyo haje nk'abantu. But I laugh and eat well and grow strong. Atariko nubwo banyohereza mu gikoni nkajya kurirayo haza n'abantu, ngewe ntacyo biba bimbwiye kuko ngerageza kubyirengagiza, nkaseka, nkarya neza kandi nkakura nkomeye. Urumva aravuga ati nanjye ndirimba Amerika nubwo ndi umwirabura, banyohereza kurira mu gikoni y'abantu baje, ariko ndaseka, nkarya neza kandi nkakura mfite imbaraga, strong. Tomorrow I will sit at the table when company comes. Ariko uyu muntu biragaragara ko afite icyizere. Aravuga ati rero ejo nanjye nzicara ku meza igihe bano bantu bazaba baje. Nobody will there say to me eat in the kitchen then. Ati rero icyo gihe nikigera nta muntu n'umwe uzigera wongera kunyohereza kurira mu gikoni. Besides, they will see how beautiful I am and be ashamed. Ati byongeye kandi abantu ntago bazatinda kubona ko nanjye ndi umuntu mwiza ndetse bizanabatera isoni. I too am America. Ati nanjye rero ndi umunyamerika. Ngira ngo tutiriwe tubisubiramo cyane byumvikanye uburyo uyu muntu ari kuririmba agahinda ke afite, aragaragaza agahinda afite, sorrow. Kubera iki? Kubera icyo twita marginalization cyangwa se ihezwa agenda akorerwa hano muri Amerika. Ariko hashize igihe, uretse ko n'ubu ngubu iyi poem iracyafite ikisobanuye ku muryango mugari w'abanyamerika ugizwe n'uruvangavange rw'abantu bagiye batandukanye baturuka hirya no hino ku isi mu migabane igiye itandukanye. Birumvikana aho muzajya mwumva bamwe barasirwa mu tubyiniro bari kubyina nta byaha bakoze, ahubwo bakaraswa kubera ko ari abirabura. Ni byinshi cyane. So uyu rero, uyu mupoet wacu urumva ko yaririmbaga akababaro kabirabura hariya muri Amerika, ariko nanone afite positive dream. Yes, the poet has positive dream. Avuga ati tomorrow
I will sit at a table. When company comes, nobody will dare say to me, eat in the kitchen, and then besides they will see how beautiful I am and be ashamed. Yeah, so ahangaha harimo ikintu cyitwa to have positive dream and self confidence. Alright, reka rero noneho turebe reka turebe hano muri analysis poem. Turahera kuri introduction. I Too Sing America is a poem written by Langston Hughes from the perspective of an African American man, either a slave, a freeman, Jim Cross South, or even a domestic servant. Aha rero I Too Sing America ni igisigo cyanditswe n'uyu muntu witwa Langston Hughes. Uyu rero akaba yaranditse iki gisigo asa naho ari mu mwambaro cyangwa se yego asa naho ari mu ruhande rwa African American, ubwo ni ukuvuga umunyafrika w'umunyamerika, cyangwa se uyu muntu ashobora kuba ari umucakara, cyangwa se ashobora kuba ari n'umuntu uraho wigenga gutyo, cyangwa se akaba ari a domestic servant, cyangwa se ari umukozi wo mu rugo. Yego, kuko nabo bashobora aba bose bagenda bahura n'ibi bibazo bigiye bitandukanye. The speaker begins by declaring that he too can sing America. So uyu uvuga muri iyi nkuru, the voice, the speaker, atangaza ko nawe ari umunyamerika kandi ashobora donc nawe ashobora kuririmba Amerika, meaning that he is claiming his right to feel patriotic towards America. Ibi bishatse kuvuga yuko arimo araburana cyangwa se araharanira uburenganzira bwe bw'uko nawe yumva ari patriotic towards America, ari umuntu ukunda igihugu cya Amerika cyangwa umugabane wa Amerika, even though he is the darker brother who cannot sit at the table and must eat in the kitchen. Ariko nubwo uyu muntu agaragaza ko ari umwirabura ndetse adashobora no kwicara ku meza ngo asangire n'abandi, ahubwo yoherezwa kujya kurira hehe? Mu gikoni. They were forced to live, work, eat and travel separately from their white counterparts. Abantu rero bahuye n'ikibazo kimeze nka kimwe cyo muri Afrika y'Epfo cya apartheid gishingiye kuri racial discrimination, aho abirabura babaga bategetswe kuba gutunga ibyabo ndetse n'abazungu bagatunga ibyabo. Naha rero niko byari bimeze, kuko aba bategekwaga bahatirwaga gukora, kurya, gutembera mu buryo butandukanye n'ubwo abagenzi babo b'abazungu. Higgs is expressing his belief that African Americans are a valuable part of America's population. Uyu musizi wacu arimo aragaragaza yuko donc mu myemerere ko ye ko abanwara Amerika cyangwa se bari abanyafrika baba muri Amerika b'abirabura ari abantu bakomeye cyane bagize igice cy'abaturage batuye muri Amerika, kandi ari abantu nabo bafite akamaro kandi ari bagize igice cy'abaturage b'abanyamerika, and that he foresees a racial equal society in the near future. Nawe rero ameze nka Martin Luther King uyu nguyu Junior. Uyu nguyu akaba nawe yarafite inzozi z'uko byanga bikunda imbere hazaba impinduka z'uko abazungu n'abirabura bazaba bafite uburenganzira bungana, ndetse iby'amoko bashingiye ku ruhu bitazaba bigifite agaciro. Ngayo nguko rero iki nicyo uyu muvugo usobanuye, nubwo ari mugufi ariko uba ufite ikisobanuye kinini. Reka turebe ku kintu cyitwa thematic analysis. There is racial segregation. Ahangaha tugiye kura kuri themes, central idea. Okay, no kuvuga ngo iyo tuze themes ni nk'izo tubona muri drama cyangwa se muri prose, nkuko twagiye nyine tubona ingero zigiye zitandukanye tugasobanura theme icyo ari cyo, na hano ntabwo bitandukanye, ni the same. So ya mbere tubonye racial segregation.
cyangwa se racial discrimination. Urumva ko ifite aho ihuriye na Mine Boy ya Peter Abraham hariya nyine muri South Africa nkuko twayibonye. Reka turebe ko bihagaze, ariko ngira ngo ni ibintu byumvikanye. Racial segregation. This poem reminds us about the common practice of racial segregation during the early 20th century. Ahangaha rero ngo iyi poeme irongera ikatwibutsa, ikadusubiza inyuma mu bikorwa byakorwaga bishingiye ku ivangura rishingiye ku ruhu mu gihe cy'ikinyejana cya 20, when African Americans faced discrimination in nearly every aspect of their lives. Ibi ngo byabayeho muri iki kinyejana nyine mu gihe aba African Americans, ni ukuvuga bari abanyafrika muri Amerika, babaga bahura n'ibibazo by'ivangura rishingiye ku ruhu, birumvikana mu buzima bwabo bwose. They were forced to live, work, eat and travel separately from their white counterparts. Ibi ni bya bindi twari tuvuga n'ubundi. Ahangaha wasangaga nyine bahabwa kato, bategekwa gukora ukwabo no kugenda ukwabo no kuba ukwabo ugereranyije n'abazungu. The persona shows that when there are visitors coming, he is sent to eat in the kitchen, a sign of racial segregation. He says, "I'm the dark brother, they send me to eat in the kitchen when company comes." All right. Rero uyu uvuga, the voice, the speaker, the persona, uyu mu poet aragaragaza ko donc igihe hazaga abashyitsi kugira ngo asobanure neza iyi racial discrimination cyangwa racial segregation, kugira ngo ayiconfirminge neza buri gihe. Kandi ndababwira ngo niba uri gusubiza ibibazo nk'ibi uba ugomba kwirefera cyangwa se gutanga ingero ziturutse mu byo wasomye bigaragara. Aho ngaho niho n'umuntu yagukosora aguha amanota akavuga ati uyu muntu ibyo yasomaga arabyumva, pana gukora ibintu byo mu kirere. Aha rero nyine kugira ngo duconfirming iyi racial segregation, hano the persona aragaragaza ko iyo abashyitsi bazaga aho muri urwo rugo yahitaga yoherezwa kujya kurira mu gikoni. Iki rero ni ikimenyetso simusiga cy'ivangura rishingiye ku ruhu, aho ubwe yivugira muri iki gisigo ngo "I'm the darker brother, they send me to eat in the kitchen when company comes." The blacks were segregated from enjoying the opportunities that American had to offer. Aba birabura rero bakorerwaga ivangura ku buryo bahezwaga mu mahirwe yose Amerika yashoboraga kuba yatanga ku baturage bayo. They had few civil or legal right. Kuvuga ngo bari bafite nta burenganzira bari bafite nk'abaturage baho. Were often victims of racial violence, buri gihe bahoraga bakorerwa ihohoterwa n'urugomo, and faced economic marginalization both the north and the south. Kuvuga rero ndetse no mu bijyanye n'ubukungu wasangaga bahabwa akato ahantu ariho hose. Reka turebe theme number 2, identity and awareness. Hari identity, ni nko kuvuga ngo guharanira ikikuranga, ibikuranga, ndetse nuko wamaze kwikebuka ukamenya ko hari wenda nk'ikibazo runaka gihari. Bimeze bite? The person is aware of his African identity and he is proud of it. All right, yeah. So kuvuga ngo uyu muntu utubwira mwumvise bimeze gute? Ababajwe nuko ari umunyafrika? Ntabwo ababajwe n'umunyafrika, kubisomye neza urabibona. Hari aho avuga ngo donc yishimiye ko ari umunyafrika, ari proud, kandi arabizi rwose, arabizi neza ko ari umunyafrika. That is what you call awareness and identity. Arabizi, yarikebutse abona ari umunyafrika, ntabwo bimutunguye, ahubwo yafashe ingamba zo kugira uko yitwara nk'umunyafrika. Ntabwo rero byamurakaje, ahubwo ari proud. Even when they seem to segregate him in enjoying some of the opportunities, he does not react with violence. All right, rwose bravo, congratulations to the person in this poem, because he has tried to act positively even if
he is mistreated by these white people. Yeah, so it's encouraging really. Yeah, so ahangaha nyine uyu muntu arimo aratubwira yuko donc nubwo bamukoreye ivangura ryo kuba yakenjoyinga cyangwa yaryoherwa namwe mu mahirwe yatangwaga, ntabwo yigeze yivumbura ngo akora ibintu by'imyigaragambyo, ibintu agenda amenagure nk'uko bamwe babigenza. Oya. He accepts his condition and turns it into praise song that though he is a darker brother who cannot sit at the table and must eat in the kitchen, he has the right to feel patriotic towards America. All right, yes. Uyu muntu rwose, uyu muntu arimo aratanga message, positive message. Vraiment. So, nukuvuga ngo yagerageje kwakira ukwari nuko abayeho, arabifata abihinduramo igisingizo, indirimbo y'igisingizo yuko nubwo ari umwirabura ariko mu by'ukuri uyu mwirabura umuvandimwe w'umwirabura udashobora kwicara ku meza ngo asangire n'abandi, ahubwo akoherezwa kurira mu gikoni. Rwose yagaragaje ko afite he has the right, afite uburenganzira bwo kumva ari proud kandi akunze Amerika. Ntabwo yigeze yanga ngo ahita ahunga ngo avuge ngo nubwo bari kumfata nabi reka mpunge. Oya, ahubwo we yakomeje akunda igihugu cye cya Amerika. The words a darker brother, ijambo aya magambo avuga ngo ndi umuvandimwe w'umwirabura, sum up his African identity. Yes, ni incamake nziza cyane yuko afite akaranga muntu cyangwa se ko ari umunyafrika, kafite ubunyafrika, kari umunyafrika w'umwimerere. Furthermore, he shows that he is so positive about what happens to him. Ariko kubirenze kuri ibyo akomeza agaragaza yuko mu by'ukuri ari positive. Donc ibyamubayeho yabyakiriye kandi atigeze abifata nabi. Yes, bigaragara hehe, ugomba gutanga ingero mu byo uvuga. As he says, but I love and eat well and grow strong. Ango ahavuga ati ariko jyewe ndaseka ndetse nkarya neza, narangiza nkanakurana imbaraga. Good. Reka ture ku yindi theme yitwa optimism and hopes. The person is optimistic about his future. Hano optimism and hopes ni ukuvuga ngo kumva wifitemo kwiyemera, ukumva optimism, ukumva ko ibintu byose bishoboka kandi ukagira icyizere. Yego, kumva ko ibintu byose bishoboka kandi ukaba ufite n'icyizere. Now bigaragara gute rero? The person is optimistic about his future life. Ego, uyu uvuga biragaragara yuko afite icyizere, yizeye neza ko uko byagenda kose ejo ari heza. He proclaims that tomorrow he will join the others at the table and none will dare send him back to the kitchen. We ubwe rero yitangariza avuga ati ejo ngewe nzaba ndi kumwe n'abandi ku meza dusangira, ndetse nta n'umwe uzongera kunkorera nk'ibi ngibi anyoreza kujya kurira mu gikoni. Not only that, but the others will also see how beautiful he is and will therefore feel ashamed. Ntabwo ari ibyo byonyine rero, ahubwo yongera avuga ko abandi nabo bazageraho bakabona ubwiza bw'uyu muntu, bazavumbura nawe kari mwiza, ndetse ntihagire n'uwongera kumwohereza nyine muri icyo gikoni. Hanyuma abantu bamara kubibona bazageraho nabo bumve bakozwe n'isoni z'ibikorwa bibi bamukoreye. Bigaragarira hehe rero? Tomorrow I will sit at the table. When company comes, nobody will dare say to me, eat in the kitchen. Okay, so ibyo ni bihamya. This statement is extremely hopeful and optimistic. Nukuvuga rero
aya magambo ibitekerezo ubwabyo biragaragaza yuko uyu muntu afite icyizere rwose kandi yizera ko ibintu byose bishobora guhinduka positive. He believes that there will be a day when the tension in America will come to an end and there will be a racial equal society in the near future. Akomeza rero avuga ko donc yizera neza yuko bizagera aho ngaho akabaho umunsi umwe iri vangura rishingiye ku ruhu ndetse n'amakimbirane n'ikiba hano muri Amerika bizarangira, hanyuma none ugasanga Amerika abantu barimo abirabura, abazungu n'abaki bose bariho barumvikana basenyera umugozi umwe. Above all, Hicks want the white population to realize that African Americans are also a valuable part of the country's population. Uyu musizi rero arashaka ko aba banyamerika b'abazungu bamenye yuko aba banwara Amerika babayo nabo ari abagaciro, ari umubare, ari igice kinini cy'abaturage batuye muri Amerika kandi bafite agaciro. I too America, yes. Nawe ahavuga ati nanjye muzirikane ko ndi umunyamerika. Indi theme yitwa classes. Classes ni nk'ibyiciro by'abaturage. In America, everything was done on the basis of racial prejudice. Hano rero muri Amerika, muri icyo gihe cy'ubucakara cyangwa cy'ubukoloni, aho bari abirabura bafatwaga nk'aho ntacyo bamaze, ikintu cyose cyakorwaga cyabaga gishingiye ku marangamutima no kubogama gushingiye ku ibara ry'uruhu. There are two classes in this society. Hari ibyiciro bibiri by'abaturage. The low class comprising of the black Americans who are sent to eat in the kitchen. Igice cya mbere cyari kirimo abanwari Amerika cyangwa se abirabura b'abanyamerika boherezwaga kujya kurira mu gikoni, and the white population who eat at table. Igice cya kabiri cyari kirimo white population cyangwa se abazungu bo bagendaga bakicara ku meza bakarya nk'abantu biyubashye. Ahanga bigaragarira hehe? I'm the dark brother, they send me to eat in the kitchen when company comes. Ego ahavuga ati rero jewe ndu muvandimwe w'umwirabura. Kuba avuga ko ari umuvandimwe, dark brother, ubundi ubu muvandimwe nande, umuvandimwe n'abandi. Ni ukuvuga ngo uyu we yabonaga ko ari umuvandimwe n'abazungu n'ubwo bakomeza kugira gute kumuheza. They send me to eat in the kitchen. Nyine banyohereza kurira mu gikoni iyo abashyitsi baje. This class division was so intense during the days of civil rights movement. Aha rero aya macakubiri yarashingiye gusumbanya abantu, yarafite imbaraga zikomeye cyane mu gihe abaturage bahagurukaga barwanira uburenganzira bwabo. Today they are gradually fading away as the white population in America is beginning to recognize and appreciate the potentials in black Americans. Ariko buhoro buhoro uyu munsi birimo biragenda bigabanyuka kubera yuko abazungu b'abanyamerika baragenda nabo babona yuko abirabura ari abantu bafite ubushobozi, donc bashoboye. Urugero mwagiye mubonaho nka Barack Obama yabaye perezida, ibyo ni ibintu bizwi. Hari n'abayobozi benshi b'abanyamerika bahari uyu munsi bitashobokaga muri icyo gihe. Yes, today it is possible that a black African can be a president of America, but before this was like a daydreaming. So this shows positive improvement of changing mindset on the way they consider the black as the useless or odd men out. Today, as the person predicted, the black Americans can sit at a table with white Americans in a sense that the opportunities for prosperity described the American dream are now free for every American. Nibyo nahoze mvuga. Nyine abanyafrika, abirabura, abazungu bashobora kwicara bakagira gute, bakicara ku meza amwe bagasangira, bakayobora, bagakora ibintu byose. So rero bingibi bigaragaza umusaruro wavuye muri American dream. Yes, kuko ubu
ubu nonaha buri muntu wese ari free. It is stated that life should be better and richer and full for everyone, with the opportunity for each according to ability or achievement, regardless of social class or circumstances of birth. Hano rero bakavuga ko birahamywa ko ubuzima bushobora kuba bwiza kurushaho, ubukire bukiyongera, abantu bose muri society ugasanga barakundana, mu gihe amahirwe kuri buri muntu wese ayabonye yashingiye ku cyashoboye ndetse no ku cyashobora kugeraho, hatitawe ku kintu cyitwa ibara ry'uruhu cyangwa se uko uyu muntu yavutse. Reka noneho turebe kuri some questions, ibibazo byabajijwe kuri iki gisigo. What is the poem about? Iki gisigo kiravuga kuki? The poem is about a black American who claims his right to feel patriotic towards America, even if he is a dark brother who cannot sit at the table and must eat in the kitchen. Iki gisubizo kiravuga ko nyine iki gisigo kiri kuvuga ku munyamerika w'umwirabura urekarama cyangwa uharanira uburenganzira bwe kandi yumva afite urukundo rw'uyu mugabane wa Amerika, nubwo ari umwirabura, ari umuvandimwe w'umwirabura udashobora kwicara ngo asangire n'abandi, we arira mu gikoni, ariko ibingibi ntabwo bimubabaza. He expresses his belief that African Americans are a valuable part of America's population and that he foresees a racial equality society in the near future. Actually, yibajwe ikibazo kimeze gutya ni nko kukubaza agasamari gatoya cyangwa se camake ntoya y'uyu muvugo. Aha rero ngo uyu mupasona cyangwa uyu poet aragaragaza icyizere cy'uko abanyafrika abanyamerika nabo bafite donc uruhare rukomeye mu baturage batuye Amerika, kandi bikaba bigaragara yuko kuri we afite inzozi z'uko ejo n'ejo bundi ibi bishobora kurangira, hanyuma American society ikaba ari societe iharanira ubumwe kuri buri muntu wese. What type of the poem is this? Ati se uyu muvugo ni bwoko ki? It is a free verse, modern poem, as it has a variation in the number of verses in each stanza. Specifically, it is a lyric poem. Hano rero iyi poeme cyangwa iki gisigo ubwoko bwacyo ni free verse kuko nta mategeko gifite gikurikiza mu myandikire. Niyo rero mivugo igezweho muri iki gihe, modern poem. Ifite amavasi agiye atandukanye muri buri stanza, no kuvuga ngo ifite imirongo. Iki gisigo kigizwe n'imirongo igiye itandukanye muri buri gika. Cyane cyane batubwira ko nicyo twita lyrical poem. Ibi ni ibisigo biririmbwa. Iyi ni lyrical poem. It expresses the strong feelings of poet toward racial injustice in America. Hano iki gisigo kiravuga ku byiyumviro bikomeye cyane umusizi afite ku bijyanye na racial injustice cyangwa se akarengane kagenda gakorerwa abanyamerika babirabura bishingiye ku ruhu. Who is the person and how do you know? Iki kibazo gikunda kubazwa cyane, ninde uri kuvuga, ese ubizi gute? Ibi ni ibintu byoroshye. The person is a black American. Uvuga rero ni umunwara Amerika cyangwa se ni umunyamerika w'umwirabura. This is revealed in the first line of the second stanza when he says, I'm the dark brother, and last stanza, I too am America. Ibi rero bikaba bigaragara ugomba gutanga ingero. You have to give tangible examples in order to strengthen or in order to convince the examiner that you understand what you are reading and what you are answering. Yeah, ibiro bigaragarira hehe? Bigaragarira mu murongo wa mbere w'igika cya kabiri, aho uyu musizi avuga ngo I'm the dark brother, ndetse no mu gika cya nyuma aho avuga ngo I too am America. What is the tone and mood of the poem? Ati se ijwi uko umuntu ari kuvuga na mood, feelings. Mood sinzi uko ndibuze kwisobanura na tone, ariko byose bijyana n'ukuntu umuntu aba yiyumva. The tone is neutral and optimistic as the person tells
the mistreatment of his counterpart Enterprise song and about his African American identity. Tone, uburyo uyu muntu yabyakiriye uko avuga ibyiyumvira afite bimeze bite, yes, ariyumva gute mu yandi magambo. So uko yumva rero biri natural, no kuvuga ngo ntabwo ari ibintu bifite aho bibogamiye, oya, ahubwo we ari aho ngaho yari yakiriye kandi afite ibyumviro by'uko ibintu byose bishobora guhinduka neza. Nubwo uyu muntu yagiye nyine afatwa nabi na bagenzi be, ko gufatwa nabi yagiye yabihinduramo indirimbo y'igisingizo kuri Amerika, ndetse akumva ko afite n'akaranga yishimiye k'umunyamerika nubwo ari umwirabura. He is not angry at what they do to him but remains optimistic. No kuvuga ngo ntabwo yigeze arakarira ibyamukorerwaga, donc we arumva nyine ari optimistic, yemera ko ibintu byose bishobora guhinduka neza. We icyo ategereje ni ejo hazaza heza. The mood is neutral and optimistic. No kuvuga ngo mood nta hantu ibogamiye kandi yizera ko ibintu byose ari byiza. There is another one, comment on the structure of the poem. Ati rero gira icyo uvuga ku myubakire y'iki gisigo. The poem is made up of 5 stanzas of an equal number of verses and an even length of rhyme per stanza. Hano rero iki gisigo bigaragara yuko kigizwe na stanza 5 ariko zikaba zifite imirongo igiye itandukanye ndetse n'uburebure ntabwo bungana kuri buri stanza. Stanza ya mbere, stanza 1, has only one line. Nukuvuga ngo ashobora kubaho stanza y'umurongo umwe. Stanza 2 has 6 lines. Stanza ya kabiri ikaba ifite imirongo 6. Stanza 3 has 7 lines. Stanza 4 has 3 lines. Stanza 5 has only 1 line. Language use, ururimi rwakoreshejwe ni uruhe? The language use is simple and easy to understand. Niba kubaza language use, akenshi niba wasomye igisigo kumva cyakoroheye ugisubiza gutya. The language used is simple and easy to understand. Ururimi rworoshye kandi rutagoye kurwumva, kurusobanukirwa. He has used some word that carry the message across. Yakoresheje rero amagambo ashobora gutanga ubutumwa hari hose. A word like dark brother tells something about the person's background. Urugero nk'ijambo dark brother riragaragaza inkomoko y'uyu muntu. Also, the use of grammatical English in the last stanza tells something about the language used by the Black Americans. I too am America instead of I too am an American. I am an American too. Ndetse no ahangaha uyu Black American yakoresheje ururimi rw'icyongereza rudakurikije amategeko y'ikibonezamvugo. Ibyo nabyo ni ibintu ugomba gukurikirana ukabireba neza kuri language use. Niba tarakurikije grammatical rules, ahangaha nkaho yavuze ngo I too America, aho yakavuze ngo ubwo ni nko kuvuga ati nanjye ndi umunyamerika. Mu cyongereza kizima yakaba yavuga ngo I'm an American too. Icyo nicyo cyongereza kizima. This is because of poetic license when the poet wants to achieve a particular effect. Ibi ariko si kuvuga ko wenda umupoet yari umuswa, oya, ahubwo nuko hari uburenganzira uyu mu poet afite, kuko poem ibikiranga nuko idakurikiza igihe icyo ari cyo cyose grammatical rules. Aha rero bitewe n'icyo yashaka kugeraho afite uburenganzira bwo gukoresha ururimi gutya. Reka rero turebe figures of speech. No kuvuga hano ese hakoreshejwemo izihe poetic devices. Mu yandi magambo, figures of speech ni nko bavuga poetic device. Hari icyo twita symbolism. Symbolism ni gukoresha ibimenyetso bishobora kugira ikindi kintu biba bisobanuye, nkuko iyo ubonye umusaraba ushobora gusobanura urupfu cyangwa se urusengero. Dark symbolizes black. Donc dark umwijima bishatse kuvuga umwirabura, umunyafrika. Tomorrow stand for the near future. Tomorrow bihagarariye ejo hazaza. Kitchen, igikoni, represent the opportunities of low reputation. Bigaragaza nyine amahirwe adafite, adakomeye, adashinga, jegajega. Parallelism ni nko gufata ibintu gasa naho ubiringaniza. But I love and eat well and grow strong. Akabigereranya, no kuvuga ngo ibyo bamukorera byose
araseka kandi akarya neza akanakura ameze neza. Alliteration ni icyo twita repetition of consonant, initial consonant sound in the lines of poem. Urugero, when company come, there is alliteration on ka. Company comes. Okay. Exaggeration, amakabya nkuru. I'm the darker brother. It is not possible for someone to be darker. Ibi byaro ni ugukabya, ni exaggeration ko umuntu ntago ashobora kuba umwijima, ahubwo ahanga yashaka kugaragaza ko ari umwirabura, ariko akoresha ijambo darker. Hari irony ni ninura. There is an irony in the lines here, since we express someone undergoing racial injustice will be angry, eat poorly and grow weak, but this one is the opposite. Ni irony. Kubera iki? Irony ni ukuninura, kuvuga donc ibihabanye n'ibyo utekereza. Avuga ati rero uyu aragaragaza ko yagiye ahura n'ivangura, yakabaye abo umuntu urakaye, akarya nabi, agakura nabi, ariko uyu nguyu we urabona ko ari no opposite, ni ikinyuranyo. Warya neza akishima, akakura komeye, harimo irony. They send me to eat in the kitchen when company comes, but I laugh and eat well and grow strong. What does the line they send me to eat in the kitchen symbolize? Uyu murongo uvuga ngo they send me to eat in the kitchen usobanuye iki? Biroroshye. The fact is, most black Americans were segregated and they kept away from enjoying the opportunities American had to offer. Angaha rero igifatika nuko abanyamerika b'abirabura benshi baravangurwaga, ugasanga bahejejwe, bashyizwe ahantu kure ko yaho bashobora kwenjoyinga opportunity cyangwa se amahirwe, kwishimira amahirwe no kuyabyaza umusaruro Amerika nk'umugabane washoboraga gutanga. Barahezwaga bakajyanwa hirya. Ni nkuko nyine birumvikana bamufataga ntaze kwenjoyinga opportunities ziri ku meza, ahubwo bagamujugunya mu gikoni. However, they didn't give up. Ariko aba ntago bigeze bagira gute barekera ngo bacike intege. They got involved in areas they had talents for. Bagerageje kwiyegeranya bakajya bajya mu matsinda aho bashobora kuba bafite impano zigiye zitandukanye, like music, urugero nko gucuranga imiziki cyangwa kuririmba, movies, gukina amafilime, writing books, kwandika ibitabo, opening their own schools, bagerageza kwirwanaho, bafungura amashuri yabo. Finally they grew up strong. So bageze aho bagera ku ntsinzi, babanje gustrugglinga, ariko bageze aho ngaho babanyembaraga, and now they are capable of challenging the white population in the same areas. Yego byaje kurangira rero nubwo babanje kubaho nabi, ubu ngubu bafite imbaraga zishobora gutuma bahangana n'abanyamerika b'abazungu. This is real, ko niko kuri. Messages, ubutumwa ni ubuhe? Racial segregation should be aborted. Don't judge the book by its cover. Donc ni ukuvuga ngo ivangura rishingiye kuri rigomba gucika, abantu ntibakajye bacira urubanza igitabo kubera uko gifunitse. Both blacks and whites in America should be given equal right to enjoy the opportunities in America. Bose rero abirabura n'abazungu muri Amerika bagomba guhabwa uburenganzira bungana, hanyuma amahirwe aje bakayasangira nta vangura. It is good to remain optimistic about life for good thing in lie ahead. Ni byiza nanone uyu mupoeti yagaragaje ko yemera ko impinduka nziza zishoboka kandi ibintu byose akabibona mu buryo bwiza. Ni byiza rero ko abantu bakabaye bareka kwirirwa bajya mu makimbirane ngo nuko hari icyabaye kitabashimishije. Africans should be proud of their African identity. That's great. Abanyafrika bagomba kwishimira uko bameze. Hari abantu bakunda kugenda bakihindura umubiri, ugasanga ntabwo wamenye abari bo, abahinde, abazungu, abirabura, abaki. Wareba umuntu kibaza uyu muntu nuwahehe. So aha rero ni ukuvuga ngo ntago baba bari
proud of the African identity, which is totally wrong, which is very bad. Please, Africans, get up. Feel proud of whom you are. There is relevance. Relevance ni ukuvuga ngo ese uyu muvugo hari icyo usobanuye kuri societe turimo. The poem is relevant in those countries that still have racial segregation. Nibyo koko uyu muvugo ufitiye icyo usobanuye n'uyu munsi mu bihugu bigifite ivangura rishingiye ku ruhu byigaragaza. Ibihugu bitandukanye ugasanga niba ari abakinnyi bari gukina ari abirabura barabatera ibishishwa by'imineke baragira gute. So ibyo bintu please mwebwe mwasigaye inyuma, you are still behind. You who are still focusing on the racial segregation and marginalized people, make sure that you are lagging behind others who are already developing and changing their mindset. All people are the same, regardless their color. Lucky Dube has the song which is different colors, one people. That's real, ladies and gentlemen. So there are people who are always optimistic, no matter what circumstances they go through. Yego, hari abantu rero buri gihe cyose bahora bumva bari positive. Ibibazo byose byaza bakumva banyuramo bakumva nyine bari positive ko bishobora guhinduka neza. There are classes in most societies, though not necessarily based on color. Hari rero abantu muri societe babaho. There are classes in most societies, though not necessarily based on color. Muri societe tugomba kumenya yuko nyine hari abantu bagiye batandukanye, ariko ntabwo ari ngombwa ko twibanda ku ibara ry'uruhu ngo tutangire tubafate cyangwa badufate ko babyumva kutari kwiza. Ibyo nta kibazo gihari. So I think that this poem is very interesting. How do you feel? Let me ask you, how do you understand this poem? Is it helpful to you? To me, it's very helpful. Thank you so much, Langston Hughes. You have tried to contribute a lot to the society which had and has the problems of racial discrimination. Those problems should not mask their minds. They have to look beyond, to think out of the box, to know that everyone is very interesting and is the creature of only one God. So God has created people in different colors because God the Creator has the reason. Thank you so much for being with us. I love you.